bati tweme kugana Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Ni korali rero kugana Yesu yaje kuba yakora ibikorwa bitangaje ndetse ikaza gusohora indirimbo zakunzwe n'ingeri zose hatitawe ku madini ayo ari yo yose, kuko ni korali yasohoye indirimbo nziza cyane zikaza gukundwa n'abantu, urubyiruko ndetse ifura ndetse n'abandi bantu bose bagiye bakunda zino ndirimbo. Indirimbo rero bagiye basora harimo indirimbo yitwa abakobwa 10, kuko ni indirimbo nayo yaje kugenda ikundwa n'abantu benshi cyane, barayikunda barayemera, baravuga ati iyi niyo ndirimbo yacu, namwe muri abacu, Imana ikomeze kubaho umugisha. Iyi korali rero yongeye gusora n'iyindi ndirimbo yitwa ngo dusige iby'isi tugane iby'ijuru. Niyo mpamvu rero iyi korali yaje guhita ivuga yuko igiye kujya isora indirimbo nziza cyane kandi zigakundwa n'ingeri zose. Izo ndirimbo ikomeza kuzisorana n'isaha iracyazisohora. Gusa uyu munsi ndetse n'isaha abantu benshi baragenda bibaza amakuru menshi ariko kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, bibaza niba korali yabo bakunda cyane bakunze ishobora kuba yabirangije urugendo rwabo, cyangwa se yabikomeje kuririmba, cyangwa se ibihuha bayivugaho ari byo. Reka tubirebere hamwe rero mugenzi. Niba utarakora subscribe yikore kandi ufungure inzogera, ndetse uzajya ubona amakuru yose aturutse kuri icano kandi amakuru atari fake. Reka tugende rero. Iyi korali rero, korali kugana Yesu, ni korali nziza cyane yakunzwe n'abantu benshi kuko yaje kugikora ibintu by'ingenzi bitangaje. Yasohoye indirimbo bita dusige iby'isi, nari nayivuzeho muri introduction. Dusige iby'isi rero ni indirimbo yaje kubafungura amayira, bahita bakundwa cyane kuko ni indirimbo yageze muri miliyoni zigera muri 3 irebwa n'abantu views, iza kurenza naho ngaho ubu ngubu ishaka kubigeza muri miliyoni 5 z'abayikurikira. Korali rero yaje kugira urubuga rwabo rwa YouTube ruza gukurikirwa n'abantu bagera mu 70 na bingahe, barakundwa cyane, urumva ko abantu benshi babakurikira. Ni korali rero kandi ikozwe n'abagabo n'abagore ndetse n'urubyiruko rutandukanye. Iyi korali rero ikorera mu itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa 7 SDA Church. Noneho urusengero nako iyi korali ikorera mu idini ry'Abadiventisti nk'uko maze kubabwira, ndetse ni korali yaje kujya ica uduhigo dutandukanye kuko yabaye korali yazamutse mu gihe gitonya y'Abadive, nayo yiyunga ku zindi zagiye zibigerageza. Kandi iyi korali yaje guca kandi gahigo kuko bari korali yaje kujya ikora amavideo meza cyane, ikajya ikundwa, ikajya irebwa mu gihe gitonya cyane, ikaba yagira views menshi ku rubuga rwa YouTube, Instagram ndetse n'izindi zose bakoresha. Korali rero kugana Yesu ni korali yaje kujya ikora ibindi bintu byinshi bitandukanye. Gusa uyu munsi ndagira ngo mbabwire ku kintu cy'ingenzi kimwe cy'ingenzi cyane bakoze. Uno munsi twadutunguwe nacyo, ndetse abantu benshi bakaba barimo barajyana n'impungenge bakurikije amakuru agenda avuga ku mbuga nkoranyambaga, nk'abantu bagenda bayitira ndetse n'abandi bagenda babivuga ibintu bitari byiza. Ndagira ngo mbabwire icyo kintu rero cy'ingenzi. Iki kintu cy'ingenzi rero kugana Yesu yakoze, yaje gufata abantu batandukanye, haba mu ngeri z'urubyiruko, mu ngeri z'abagabo ndetse n'abagore, bakora umwuga umwe, ndetse uwo mwuga ni umwuga mwiza cyane wo kuba watanga indirimbo zikorosinga isi, cyangwa se zikorosinga igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'icy'Abarundi. Nimba muri kunyumva namwe muzajya muzibona kandi muzumve neza kuko duhuzwa n'ururimi rumwe. Kandi iyi korali kugana Yesu yaje guhita ivuga ko igiye kuzajya ikomeza kuduha umuziki uhoraho kandi mwiza cyane, uzatuma abantu twebwe twahabaye mu byaha natwe tugana Uwiteka, tukareka kurimbuka, natwe tukaza kuba abantu bera binyuze mu ndirimbo zabo rwose baduha umunsi ku wundi. Nagira ngo rero nkubwire mugenzi, kora subscribe, ufungure inzogera, kandi utubwire nimba hari icyo utumvishe muri iki kiganiro cyacu, nimba hari ikindi kiganiro ushaka kumva ko twabakoraho, nimba hari ikindi kiganiro ushaka kubona ku bandi bahanzi ukunda, cyangwa se ku yandi makuru ukunda, ku bindi bintu bitandukanye, andika muri comment utubwire ko bikeneye. Natwe turi hano ku bwawe kugira ngo tubigufashemo. Murakoze cyane. Nitwaga GR Juxin Rami, murakoze cyane.